bavandimwe, ikibazo dufite mu masengesho, ubwana tugira mu masengesho, tujya dukora amakosa yo kujya imbere y'Imana, ugasenga ukabwira Imana ngo Mana, ahangaha ntabwo nshaka ubushake bwawe, ndashaka ko ubushake bwanjye ari bwo buba. Nkunze kubivuga mbibwira urubyiruko, yemwe bene data, impamvu mubona ingo zo mw'iyi minsi zidafite amahoro ni ukubera iki? Ikibazo kiba ikihe rero? Ugakundana n'umuhungu, warangiza ukajya kubwira Imana ati Mana, dore runaka twarakundanye, duhereze umugisha dushyingiranwe. Uwo muntu ugiye kumurikira Imana uwo bazabana atandukanye n'umuntu ujya imbere y'Imana akabwira Imana ngo Mana, ni wowe uzi ibinkwiriye, ni wowe uzi umuntu twabana nkagira umugisha, ni wowe uzi umuntu wandemeye. Hanyuma ukabwira Imana ngo Mana, ubushake bwawe nibuze. Yo twatindanye n'Imana, Mana iravuga ngo abanzi bazagutera banyuze mu nzira imwe, baguhunge bamunyuze mu nzira zingahe? 7. Uzanyura mu mazi ntazagutembana, uzanyura mu muriro ntabwo uzagutwika. Hari igihe umuntu ahura n'ibibazo, abantu bagahagarara bari kureba igikurikiyeho, abantu bagahagarara bari kureba igikurikiyeho. Hari igihe uba mu bigeragezo bikaze, bakakuvuga bongorerana ngo ntibucya, ariko bugacya, bukongera bugacya, n'ejo buga. Komera Imana amashyi tuyishimire. Haleluya. Hanyuma tugiye kuvuga ngo warahabaye Mana, warahabaye cya gihe. Iyo refure buri muntu wese muri twebwe yibutse umunsi, niba ari umwe cyangwa niba ari ibiri, niba ari 3 cyangwa niba ari 4, Uwiteka Imana yahabaye. Yesu ashimwe. Atari umugabo wahabaye, atari umugore wahabaye, atari umukoresha, atari anko cyangwa muyomba cyangwa masenge wahabaye. Imana akaba ariyo ihaba yonyine. Ukabona ko Imana yahabaye umunsi umwe, ukabona ko Imana yahabaye iminsi 2. Tuyikomera amashyi tuyishimire. Haleluya. Mukomere Imana amashyi, mukomere Imana amashyi tuyishimire. Amen. Imana ibahe umugisha. Yarahabaye Imana, yarahaserutse Imana, yarahabaye cya gihe umuntu ageze mu icuraburindi areba imbere akahabura. Yarahageze, yarahabaye cya gihe wabonaga nta bundi butabazi busigaye. Yarahabaye cya gihe wasengaga amasengesho ukumva ntari kurenga iparafo, umunsi ubwawe wabonaga bicitse. Yarahabaye Imana iratabara, yarahabaye Imana iraseruka. Yarahabaye umuntu wibutse neza y'Imana akibuka ko ari umunsi yahabaye, nahagarare tere haleluya tuyishimire. Hagarare tere haleluya tuyishimire. Imana ishimwe. Tuzayishima turinde tugeza imbere yayo tukishima. Mfite inyigisho maze iminsi ntegura, ndashima Imana iri kumereza umwanya, ndi kubona Imana imereza umwanya
wo kugira ngo muri uyu mwaka twicare twige iby'Imana dushakaho, twicare twige uburyo bwo kugendana n'Imana neza, kugendana n'Imana bihesheje icyubahiro, kugendana n'Imana biduhesheje umugisha, kugendana n'Imana biduha ibyiringiro bya none n'ibyejo hazaza. Unyemerere uyu munsi iyi nyigisho tuyitangire, aho iminota igera tugeze tuyisubike, tuzasubikura ubutaha nyuma ya Pasika. Hanyuma uyu munsi ndashaka ko uko turi aha ngaha, kandi tukubeshya sinatwe twenyine, umuntu wese wavuye mu rugo cyangwa mu buzima bwacu nk'abakristo, tubaho mu buzima Imana yifuza ko tubaho mu buzima busenga. Ubuzima busenga ni ubuzima Imana yishimira, ni ubuzima butuma umuntu ahora asabana n'Imana, ni ubuzima butuma umuntu ahora yumva Imana, ni ubuzima butuma umuntu ahora mu Mana nayo igahora muri we. Ubuzima busenga ni ubuzima umuntu abaho yishimiye ibisubizo by'amasengesho, gutabarwa n'Imana no kurengerwa n'Imana mu buzima bwe. Iyi nyigisho nayujuje mu iminsi 40 turi gusenga. Mabwire bene data, abantu batari kuza mu masengesho ya nimugoroba, mbabwiza ukuri muri guhomba. Turi gufata isaha imwe gusa yo gusenga, tukumva ijambo ry'Imana muri iyi minsi 40. Ushoboye kwiriza ubusa akiriza ubusa, ariko nibura adashobora kwiriza ubusa agasenga, ntubibure byose. Kandi abenshi amasaha tuba dusubitse imirimo, tukaza twihuta tukaza gusenga. Uyu munsi ndashaka kubabwira amabanga atuma umuntu amabanga usengamo, hanyuma Imana igasubiza amasengesho yawe 100%. Apana 99, apana 98 cyangwa 95, 100%. Ibi bintu nimbibabwira nimwumve uko ndumuvuga butumwa cyangwa ndi umupastori nzi imbere yanyu just kugira ngo mbabwire ibintu. Oya, ibyo mbabwira nabigizemo experience, narabanje ndabyumva kandi mbibamo, kugira ngo nitukajye tubabwira ibintu twasomye cyangwa twize muri za teologiya, ahubwo tubabwira ibintu bizima kandi bikora. Ibi mbabwira narabigerageje kandi bimbyariye umugisha ukomeye cyane. Amabanga yo gusenga ugasubizwa 100% hatavuyeho na rimwe. Paulo yandikiye itorero rya Efeso, ndashaka gusoma umurongo wonyine wa 18. Arandika arababwira ngo mwa Efeso mwe, ubwo n'abantu bo muri katedrali uyu munsi, abashyitsi n'abasangwa, musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabira abera bose. Imana ishimwe. Musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose. Iri jambo ryitwa bwose, ubu buryo bwose bwo gusenga nibwo Imana yampayemo iki cyigisho, kugira ngo buri muntu wese yumve uburyo Bibiliya itwemerera, yumve uburyo dukwiye gusenga mu mimerere itandukanye, kugira ngo amasengesho yacu asubizwe nk'uko tubyifuza 100%, tubone ibisubizo by'ayo masengesho. Ibanga rya mbere rituma umuntu asenga agasubizwa 100%,
ibanga rya mbere rituma umuntu asenga agasubizwa 100% ni isengesho ritangijwe n'umutima uciye bugufi. Asifiwe Yesu, haleluya. Ni isengesho ritangiye aho utangira gusenga udafite ubwibone, ukajya imbere y'Imana uciye bugufi mu mutima. Ijambo ry'Imana rabanga umutima uciye bugufi, ntabwo Imana izawusuzugura, ntabwo Imana izawusubiza inyuma. Mwumve uko Yohana yabivuze mu rwandiko rwo rwa mbere igice cya mbere umurongo wa 8 kugeza ku murongo wa 10. Urwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana igice cya mbere kuva ku murongo wa 8 n'uwa 10. Bandi bantu bajya baza gusenga bazanye utuntu two kwandikaho kugira ngo umurongo ugufashije uwandike, kugira ngo ijambo rigufashije uryandike. Twe ntabwo byaba umucyo, ariko muri telefone harimo akantu kitwa note ushobora kwandikamo. Ujye muri telefone ntujye gucatinga, wowe gusa wandikemo amagambo yagufate cyangwa ibyo bice dukoresha. Somere urwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo wa 8 kugera ku wa 10. Nituvuga yuko nta cyaha dufite tuba twishutse. Nituvuga yuko nta cyaha dufite tuba twishutse, ukuri kuba kutari muri twe. Ukuri kuba kutari muri twe. Ariko nitwatura ibyaha byacu. Ariko nitwatura ibyaha byacu. Niyo yo kwizerwa. Imana yacu niyo yo kwizerwa. Kandi ikiranukira kutubabarira ibyaha byacu. Ikiranukira kutubabarira ibyaha byacu. No kutwezaho gukiranirwa kwacu. No kutwezaho gukiranirwa kose. Nituvuga yuko ari nta cyaha twakoze. Nituvuga yuko ari nta cyaha twakoze. Tuba tuyise umunyabinyoma. Tuba twise Imana umunyabinyoma. Kandi n'ijambo ryayo ntiriba riri muri twe. Kandi icyo gihe ijambo ryayo ntabwo riba riri muri twe. Amen. Bavandimwe, Imana yifuza ko tuzi imbere yayo. Niba tugiye gusenga, wumva ko kugiye gusenga wifuza igisubizo cy'amasengesho yawe, reka mbanze nguhumurize nkubwire iri jambo ry'ukuri. Nta munsi n'umwe, ntabwo ari wowe cyangwa njye uhagaze kuri alitari umupastori, twese nta munsi n'umwe Imana yigeze yitega ko tuzaba abaziranenge. Nta munsi n'umwe Imana yigeze yitega ko wowe cyangwa njyewe tuzabaho turi abaziranenge. Ahubwo Imana yifuza ko tuzi imbere yayo dufite umutima uciye bugufi, tutikomanga mu gatuza nk'abo mufarisayo wavuze ngo ngenda senga kenshi ku munsi, nanga icya 10 ndetse n'amaturo, ngo yikomanga mu gatuza. Ariko ngo undi muntu araza yicisha bugufi, aravuga ngo Mana njyewe ndi umunyabyaha, sinshobora no kuhura amaso ngo ndebe mu ijuru, reka imbabazi zawe zimbeho. Yesu aravuga ngo mbese mwaba ngaba ninde muntu watsindishirijwe? Ni wa wundi waje imbere y'Imana yaciye bugufi. Mwene data, niba wumva ndabikubwira nanjye mbyibwira, niba wumva wifuza ko Imana isubiza amasengesho yawe, jya mu masengesho, ujye imbere y'Imana, cya bugufi ubwire Imana, uba umunyakuri, wibwire ngo Mana ndi imbere yawe, ntabwo nkiranuka ni wowe ukiranuka, ntabwo nera ni wowe wera. Mana we, nifuza gukora ibyiza, ibi bikanyitanga imbere nk'uko Pawulo abivuga. Ntunzwe n'imbabazi zawe, ntunzwe n'ubuntu bwawe, sinshobora gutoragura n'ubuvungukira buri munsi y'ameza yawe, ariko uri umwami udahinduka, imico yawe ni ukugira imbabazi. Wikubita imbere y'Imana, ibyaha wabakoze byose ufata umutima wawe usasa imbere y'Imana, uba umunyakuri, wibwire ngo ntegereje imbabazi zawe, ndifuza imbabazi zawe zonyine, nizo zatuma unyumva. Jambo ry'Imana muri Luka haravuga ngo kubw'umutima w'imbabazi Imana ifite, haleluya, kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu, uwo mutima w'imbabazi
uwo mutima w'imbabazi niwo utuma umuseke udutambikira uvuye mu ijuru kuwiteka. uwo museke niwo udutambikira imbabazi z'Imana zikatubaho uko bwije nuko bukeye. Rick Warren arandika aravuga ngo mu itorero, ngo ni itorero ritari itorero ry'abakiranutsi gusa, ngo ahubwo itorero rimeze nko kwa muganga, aho bamwe ari abadogiteri, abandi ni abanasi, abaforomo n'abaforomokazi, abandi ni staff, abandi ni abakora amasuku, abandi ni indembe zirimo serumu, abandi ni indembe zirimo amaraso, zirimo serumu y'amaraso, abandi ni indembe ziri muri urgence, abandi ni abarwayi bashobora kwijyana kuri toilette, ni abarwayi bashobora kuvuga. Rick Warren anandika ngo mu itorero nuko nguko tumeze, turi munsi y'umusaraba, ngo twese duhora buri munsi dutonyangwaho n'ibitonyanga by'amaraso ya Yesu, hanyuma twasenga amasengesho yacu Imana ikayumva. Ibanga rya kabiri ryo gusenga amasengesho Imana ikagusubiza 100% hatavuyeho na rimwe, ni isengesho risengewe mu mwuka. Somera muri Yohana igice cya 4 umurongo wa 24, wumve uko mutagatifu Yohana abivuga, atwigisha uburyo dukwiye gusengera mu mwuka. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice cya 4 umurongo wa 24. Umurongo wa 24 ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 4, haranditse ngo Imana ni umwuka, Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu kuri no mu mwuka. N'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu kuri no mu mwuka. Bene data, isengesho risengewe mu mwuka ni irihe? Mundebe hano munyumve. Isengesho risengewe mu mwuka ni irihe? Ubwo impamvu tuvuga isengesho risengewe mu mwuka ni abaho isengesho risengewe mu mubiri. Isengesho risengewe mu mubiri ni isengesho ry'akamenyero, ni isengesho ry'akamenyero. Isengesho risengewe mu mwuka ni isengesho aho upfukama imbere y'Imana, aho uhagarara imbere y'Imana, aho wicara imbere y'Imana, ukabwira umutima wawe ngo mutima wanjye zamuka, renga ibicu, komeza uzamuke mutima wanjye, hanyuma ukemerera umutima wawe kuzamuka ukinjira mu mutima w'Imana. Ni kumuririmbyi yaririmbye ngo uyu muntu asenze isengesho ngo rirazamuka rikarenga ibicu rigakomanga rikagera imbere y'Imana. Isengesho risengewe mu mwuka ni isengesho umuntu ahuza umutima we n'umutima w'Imana, ugasenga wirengagije ibikurangaza, ugasenga wirengagije ibikubabaza, ugasenga wirengagije ibikuremereye, ukazamura umutima wawe imbere y'Imana ukayisengera mu mwuka. Hanyuma abavuga indimi nabo bakazivuga, ariko Paulo atugira inama yuko uvuza indimi kugira ngo ntiwiyungure wenyine, atanga n'inama kuvuza indimi, azisobanura kugira ngo itorero ryose twungukirwe. Gusengera mu mwuka ni uguhuza umutima wawe n'umutima w'Imana. Aho wimuka mu isi kandi uyirimo, ugasenga mu buryo buri fizike, abantu bagukoraho, nawe ubwawe abantu bakakubona uri gusenga, bakaba bagukoraho, bakaba bakumva, ariko icyo gihe umeze nkaho wimutse, umeze nkaho wagiye mu yindi dimension, umeze nkaho wazamutse, bakareba umubiri gusa, kumbi ntabwo uhari, wazamutse wagiye mu yindi si. Hari uwundi mwuka winjiyemo witwa umwuka wo kuba connected n'Imana, umwuka wo kubana n'Imana, umwuka wo gushyikirana n'Imana. Umukozi w'Imana yitwa Billy Graham yaravuze ngo iyo uri gusenga, narabibabwiye ungiye kubibwira abashyitsi, yaravuze ngo iyo uri gusenga ugapfukama imbere y'Imana uri gusenga, ukazamura umutima wawe mu masengesho,
ngo Imana iraza ikagupfukama imbere nayo igafungura umutima yamara gufungura umutima wayo ukavomamo ibyo wifuza. Asifiwe Yesu. Ukavomamo ibyo wifuza. Isengesho risubizwa 100%. Icya gatatu, ibanga rya gatatu rituma umuntu asenga isengesho rigasubizwa 100%, ni isengesho ryemerera Imana, risaba Imana ngo ubushake bwawe buze. Your will be done. Ubushake bwawe buze. Nsomera mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo 26. Nibanze cyane gufata urugero kuri Yesu, uburyo yagiye asenga aya masengesho y'uburyo atandukanye, kandi ibyo yagiye asengera byose n'ibyo dusengera tumwiganye turasubizwa 100%. Matayo 26 umurongo wa 39 wonyine. Umurongo wa 39 wo muri Matayo igice cya 26 umurongo wa 39. Aravuga ngo yigira imbere ho gato arunama. Uwo ni Yesu. Arasenga ati Data niba bishoboka iki gikombe kindenge ariko bye kubuko njewe nshaka. Agarura umutima we aravuga ngo Mana we ngo bye kubuko nshaka, ahubwo bibe uko wowe ushaka. Ahubwo bibe uko wowe ushaka. Bavandimwe, ikibazo dufite mu masengesho, ubwana tugira mu masengesho, tujya dukora amakosa yo kujya imbere y'Imana ugasenga ukabwira Imana ngo Mana ahangaha ntabwo nshaka ubushake bwawe, ndashaka ko ubushake bwanjye ari bwo buba. Nkunze kubivuga mbibwira urubyiruko, yemwe bene data, impamvu mubona ingo zo muri iyi minsi zidafite amahoro ni ukubera iki? Bene data, niba hari ikintu gikomeye mu buzima, ni ugufata umuhungu n'umukobwa ukababanyisha bakabana umugabo n'umugore. Ntabwo ari ibintu byoroshye, nta nibwo ari byo ukwiye gukora ubiturumbukiye. Ni ibintu ukwiye gukora utekereje, ni ibintu ukwiye gukora wabyizeho, wabisengeye. Ikibazo kibikihe rero, ugakundana n'umuhungu warangiza ukajya kubwira Imana ati Mana dore runaka twarakundanye, duhereze umugisha dushyingiranwe. Uwo muntu ugiye kumurikira Imana uwo bazabana atandukanye n'umuntu ujya imbere y'Imana akabwira Imana ngo Mana ni wowe uzi ibinkwiriye, ni wowe uzi umuntu twabana nkagira umugisha, ni wowe uzi umuntu wandemeye. Hanyuma ukabwira Imana ngo Mana ubushake bwawe nibuze, mbigenza gute? Ukayiyoboza inzira kandi ukayemera ko ubushake bw'Imana bwayo buba. Sasa ikibazo cyacu, tujya gusenga tuzana twamaze gufata ibyemezo, twafungiye Imana, twashyizeho urukuta, twarangije, tukima Imana uburenganzira ngo ubushake bwayo bube. Ariko tugiriwe inama, Yesu abona urupfu rumwegereye ari Getsemani, asenga hakaza ibyuya bivanze n'amaraso, abona igihe cye kigeze, kubera umubiri yashatse guhunga urupfu, abanza kurwanga, ariko ageze aho umutima w'ubumana uraza, aravuga ngo Mana bye kubuko nge nshaka, ahubwo bibe uko wowe ushaka. Ubwami ubushake bwawe ngaho ni bube, kandi ubushake bwayo bwarabaye. Ubushake bwawe nuko Yesu yagombaga kudupfira, hanyuma tukabona agakiza. Uyu munsi tukaba turi kwinjoyinga, turi kuryoherwa n'ibyiza dukomora ku Mana yatanze umwana wayo w'ikinege. Ibanga rya kane ryo gusenga ugasubizwa, haleluya. Ibanga rya kane ryo gusenga ugasubizwa ni ugusenga isengesho rirerire. Ntabwo ari isengesho ribipa, naryo ndaza kurigeraho mu kanya. Ni isengesho rirerire, ni umwanya muremure. Tugiye gusoma muri Mariko igice cya 1:35. Abafite bandika mandike
na Luka kijya gatandatu umurongo wa 12. Aho nitwasoma turihuta kubera amasaha abari kwihuta. Mariko igice cya mbere umurongo wa 35. Mariko igice cya mbere umurongo wa 35 aranditse ngo nuko mu museke arabyuka arasohoka ajya mu butayu asengerayo. Hanyuma muri Luka baravuga ngo yaragiye ajya gusenga akesha ijoro ryose asenga. Uwo ni Yesu, umuntu 100%, Imana 100%. Ajya imbere y'Imana arasenga. Haleluya. Afata umwanya muremure aragenda se akesha ijoro asenga. Bene data, isengesho mvuga ni isengesho rirerire, ni isengesho umuntu apanga, ni isengesho umuntu ategura, ni isengesho ryabanje gutekerezwaho, ni isengesho usumbisha ibindi bintu bindi ugafata umwanya muremure ukawuharira Imana. Haleluya. Nkunda Yakobo mwitangira igice cya 32 umurongo wa 23. Yakobo akirana na marayika. Yakobo aratashye avuye kwa nyirarume, amaze y'imyaka myinshi ariko aracyari Yakobo. Ageze ngo kugeze kitwa Yaboki. Haleluya. Ageze ku mugezi witwa Yaboki, Yakobo afata abagore be bose abajyana imbere, afata abana be bose abajyana imbere, arangije afata amatungo ye yose ajyana imbere, arangije we yigarukira hakuno ya Yaboki. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Asigara hakuno ya Yaboki afata ijoro ryose. Yakobo yari afite impamvu yasengaga, yarazi agiye, yarazi uwo bagiye guhura, yarazi neza kazahura na Esau, bari bafitanye ibibazo birebire, yarazi ko abana be bari mu kaga, yarazi ko abagore be bari mu kaga, yarazi ko ubutunzi bwe buri mu kaga kubera uburakari bwa mwene nyina witwa Esau. Yegera hino kuri Yaboki arasenga ijoro ryose, arasenga saa 3, arasenga saa 4, arasenga saa 5 z'ijoro, arasenga yavanyemo umurego wose, arasenga saa 8, arasenga saa 9 z'igitondo, arasenga saa 10. Hanyuma ngo umuseke utangiye gutambika ngo haza umugabo aramufata barakirana. Bamaze gukirana Yakobo ngo akorwa ku maso, ntabwo akorwa ku maso amenya ko ari marayika, ngo aramugundira. Marayika aramubwira ngo ndekura ngende, undi aramubwira ngo sinshobora kukurekura. Haleluya. Sinshobora kukurekura utampaye umugisha. Bibiri abango arangije aramubaza ngo witwa nde, aramubwira ngo nitwa Yakobo. Arangije aramubwira ngo yewe Yakobo we, kuva none k'uyu munsi ntabwo kitwa Yakobo ahubwo witwa Israeli, kuko wakiranyije Imana n'abantu kaneza. Iyo twatindanye n'Imana iduhindurira amazina. Iyo twatindanye n'Imana, ikibazo dutindana n'abisi, tugatindana n'ibyisi, tugatinda ku maseri, tugatinda kuri Facebook, tugatinda kuri WhatsApp, tugatinda mu ma episode, ukaburira Imana umwanya, ugasigara usenga isengesho riri nk'iryo kubipa. Nta mwanya ufitiye Imana, ukwezi kurarangira, nuranamara n'amasaha uri imbere y'Imana, telefone wayifunze washyize ku ruhande, umwaka ukarangira, nturafata n'ijoro rimwe ngo uve ku gitanda cyawe ujye kumukeka urarusenga Imana, nturafata umwanya ngo ujye yiherereye ubwira Imana ibyawe, ahubwo wirirwa ubibwira abantu bakakumvira ubusa, bakakuvugira ubusa. Kandi Imana Nyagasani Data wa twese, iyo twayegereye, iyo twayitindanye nayo, iyo twavuye mu isi tukayisanga, iyo twaretse iby'isi n'ab'isi tukayisanga, tukegerana nayo,
itumenera amabanga, itubwira ibizaba, iradutegura, iradufata, iduhindurira amazina, iraturwanirira, irwana intambara dushoboye n'izo tudashoboye, irwana intambara tumenya n'izo tutamenya. Iyo twegereye Imana iduha amasezerano mashya, iyo twegereye Imana yihutisha ibisubizo, iyo twegereye Imana iraturwanirira, iyo twegereye Imana iratubwira ngo muzarya ibyica byose ntacyo bizabatwara. Mumaze iminsi mumbwira ngo ndabyibushye, ubwo nanjye kwesha n'icyaha, naye nsigaye njya nkumva ndabyibushye, nsigaye nanareba namwe nahanga nkabona hari ukuntu bitangiye kugenda, ntangiye kubyibuha. Muzi impamvu? Ibanga nta rindi, nuko cyagiye nari nanutse, ntabwo nanabuze ibiryo, ahubwo ibanga ngiye kuribabwira. Muri 2019 kubivuga ndi kumwe na Maurice, ariwe wanjyanye kwa muganga, biranejeje kuko Maurice yanziritse kuri moto, hafi nganzirike kuri moto, napfuye maze iminsi nivuza kwa muganga byaranze, inzara zimaze kuba umukara, amaso amaze kuba umuhondo, sigaye nireba nkabona kuko nanjye sigaye iminsi mike ngo mfe. Maurice aza kundeba njyana kwa muganga, ndagenda simbabwira byinshi ariko reka mbabwira ijambo rimwe gusa. Namaze kuvayo ntangiye koroherwa, ndi gusenga Imana, Imana irambwira ngo mwana wanjye ntikarame mubyeyi wanjye, abantu bakugiriye nabi, ariko kubw'iyo mpamvu ibintu washyize mu gifu kugira ngo bikwice ngiye kubihinduramo umuti w'inzoka. Ntabwo uzongera kurwara inzoka, ntabwo uzongera yo Mana Nyagasani we, ubu niba hari umuntu utanga umuti w'inzoka zarakize kuva 2019, nta sekarisi, nta ngerestomu, ntaki. Kubera iki? Kubera Imana. Asifiwe Yesu, haleluya. Nta bintu by'igifu, nta bintu by'ibyo tuyoka tujurara mu nda. Ubu na gatanu ku munsi narya, unambishe saa 4 z'ijoro narya, kubera mfite apeti, inzoka zose zarapfuye. Imana ihabwa icyubahiro iteka ryose, haleluya. Iyo twatindanye n'Imana, asifiwe Yesu, haleluya. Iyo twatindanye n'Imana, Imana iravuga ngo abanzi bazagutera banyuze mu nzira imwe, baguhunge bamunyuze mu nzira zingahe? 7. Uzanyura mu mazi ntazagutembana, uzanyura mu muriro ntabwo uzagutwika. Imana Nyagasani, ndasenga Imana ngo Imana igukore ku maso, ndasenga Imana ngo Imana iguhamagare, ndasenga Imana ngo Imana iguhamagare ugitabe, ujye mu masengesho, winjire mu masengesho ari deep, winjire ku manywa usenge, ninjoro usenge. Ndetse n'umwana muto uzi ntabwo azagira ubwoba, kandi ntitwibagirwe yuko aho tujyaho gusenga, yuko gusenga gera uma, kandi ntitwibagirwe yuko aho tujya, yuko gusenga gera kuma na data we. Ibanga rya gatanu, haleluya. Ibanga rya gatanu, umuntu asengamo isengesho rye rigasubizwa 100%, ni isengesho rigufi cyane, very short prayer, isengesho rigufi cyane. Ni Bibiliya, isengesho rigufi cyane.
Mariko iki cya kane umurongo wa 38 no 39. Isengesho rigufi kandi rifite imbaraga. Isengesho rigufi kandi rifite imbaraga. Mariko iki cya kane umurongo wa 38 no 39. Mariko iki cya kane umurongo wa 38 no 39. Umunani mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Mariko mu gice cya 4 wa 38 uravuga ngo yarasinziriye aryamye ibwerekeza yiseguye umusego ni Yesu. baramukangura baramubaza bati mwigisha ntubyitayeho ko tugiye gupfa. Akangutse acyaha umuyaga abwira inyanja ati ceceka utuze. Umuyaga uratuza inyanja iratungana rwose. Imana iguha umugisha. Muri situation Yesu yarahagazemo, muri situation abigishwa be bari bahagazemo, umuyaga umuhengeri bigiye kubaroha. Baraza baramubwira ngo ntacyo bigutwaye. Akiryamye yiseguye umusego, yasenze isengesho rititeguwe, isengesho rigufi, isengesho ry'imbaraga. Wa muyaga we ceceka utuze. Umuyaga nguratuza, bakomeza urugendo. Mwene isengesho rigufi kandi rifite imbaraga. Eliya yararisenze ari ku musozi witwa Karumeli. Abahanuzi ba Bayali n'abahanuzi ba Ashera n'umwami Ahabu n'umugore wa Yezebeli bahagaze ahangaha. Arangije asenga isengesho rigufi cyane nakunze. Eliya aravuga ngo Mana, uyu munsi bigaragare ko ari wowe Mana wigarurira imitima, kandi nanjye umenye ko ndi umugaragu wawe. Bibiri banga kimara kubivuga, haleluya, ngo umuriro uramanuka uva mu ijuru utwika igitambo. Umugaragu wa Eliya witwaga Elisa, Eliya amaze kuzamurwa n'amagare y'umuriro mu ijuru, Elisa asigara imbere ya Yorodani. Hejuru ku musozi hari abana b'abahanuzi bari bamwitegeye, bari kwibaza ngo Elisa yamanukanye na Eliya, turamubuza ngo asigare, yanga gusigara. None tugiye kureba ukuntu Elisa bigiye kugenda. Haleluya, haleluya. Tugiye kureba uko bigiye kugenda. Hari igihe umuntu ahura n'ibibazo, abantu bagahagarara bari kureba igikurikiyeho. Umunsi umwe Paulo ngo avuye ngo ari ku kirwa cyitwa Merita, ngo bari bamaze kuroha ibintu byose bamaze kubiroha. Ngo ageze hakuno ngo ajya gutira. Haleluya. Ngo ajya gutira, ngo ajya gutashya. Amaze kujya gutashya ngo agifata kunkwi, inzoka ngo izamukira ku gikonjo cyo ku kuboko kwe. Barangize bava ngo yo, ngo noneho yacitse umuyaga, yacitse inyanja, none iyi nzoka ntayikira. Ngo ayikunkumurira mu muriro. Amaze kunkumurira mu muriro ngo bategereza katumba. Hari igihe uba mu bigeragezo bikaze, bakakuvuga bongorerana ngo ntibucya, ariko bugacya, bukongera bugacya, n'ejo buga. Komera Imana amashyi tuyishimire. Mwene ayo masengesho, ntabwo amasengesho, mwene ayo masengesho yihuse, ntabwo agira formule. Nta bintu byo kubanza guhagarara ngo wipange, ngo wipangure, ngo wigire gutya ngo urebe hano inguni. Aya, iryo sengesho ni isengesho, ni isengesho rya express. Bwira mugenzi wawe ngo express. Isengesho rero express.
isengesho riri viti express, nta bintu byo kuvuga ngo nta formulaire cyangwa ngo ngiye ku cyumba, ngiye kuri alitari. Oya, ni igihe utunguwe. Mwene iryo sengesho urisenga mu gihe utunguwe. Ntabwo umuntu agwagaza imbere n'imbunda wava ngo data twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Ibyo ntibirimo. Ni ugusenga Mana tabara, kuko ntegereje icyo mu gifaransa mwita intervention rapide, gutabarwa byihuse. Elisa ageze kuri Yorodani afata umwitero, ntabwo yavuze ngo Mana data wa twese, Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, nkabyanditse dusenga tumenyereye. Yahagaze imbere ya Yorodani aravuga ngo Imana ya Eliya irihe. Bibiri avuga ngo Yorodani icikamo aratambuka. Mana ishimwe. Ayo ni amasengesho usenga, ni amasengesho y'ikitaraganya, isengesho rya express. Iryo sengesho nararisenze twabyaye Anita agakobwa kajya karirimba hano twamubyaye, umugore arabizi. Ndi mu nama hano baraduhamagara umugore ngo yabyaye. Ngezeyo nsanga bamuremberanye muri salle d'operation. Mu rugo nta n'ikijumba gihari, mu rugo nta n'ikirayi gihari, mu rugo nta n'ikorobo y'amavuta ihari. Kandi ubwo icyo gihe twari tugeze mu mezi 9, nta n'icyahi, nta naranje. Ndahagarara nicara ku gitanda, imyenda bamujyanye, nicara imbere y'imyenda. Ngiye kubona mbona banzaniye akana mu 30, mbona umukongomani azanye akana agatwaye ngo arakanzanira no ku bibero akantereka. Sinigeze mbaza ngo ni umukobwa, sinigeze mbaza ngo ni umuhungu. Nabona akana k'inzobe gusa, kubera ibibazo nari mpagaze mu sinigeze mvuga ngo uyu mwana gute nta n'akantu ko kwambara. Data wa twese uri mu ijuru we, ariko Imana tugiriye neza badisimwe, Imana tugiriye neza badisimwe, Imana tugiriye neza badisimwe, Imana tugiriye neza badisimwe, Imana tugiriye neza. Mana we, Imana tugiriye neza nubwo tujya tuyibagirwa, ariko Imana tugiriye neza. Nasenze isengesho mu masegonda viti. Mwami Imana, tugendanye iminsi, wambwiye kutazankoza isoni, ngaho seruka nkubone, ngaho itamurure nkubone. Kandi ubwo nicaranye n'abandi bantu mu byumba, ndangije numva ijwi rimbwira ngo fata umwana wawe umujyane muri shambure. Mujyana muri shambure 5,500. Mu rugo bajyaga barya ibiryo mwatugemuriye, betworezaga mu rugo barya. Namaze iminsi 3, ku munsi wa 4 umugore arambwira ati iki cyumba cy'abandi wajemo uzareba ibizakubaho, uzi ko nta mafaranga ufite, none waje mu iki cyumba uzareba ibizakubaho. Nguriye aho yicaye ndamubwira nti Imana nkorerera hari, Imana dukorerera hari, izadutabara nihagarara nk'umuntu w'umugabo. Ndangije mu minsi 4 umugore wanjye wenyine yari afite mu bitaro 58,000. Yari abifite mu bitaro. Ndavuga nti abadayimoni barapfuye, abadayimoni barapfuye. Bene data, isengesho nk'iringiri rigufi cyane ni isengesho Imana ikunda. Tujye gusenga. Bindi bintu 3 bisigaye nzabibabwira ikindi gihe, nyuma ya Pasika nzagaruka tubisoze. Tujye gusenga, tujye gusenga. Isengesho ryuzuye guca bugufi. Isengesho ryo kubwira Imana ngo Mana ubushake bwawe nibusohoye. Isengesho rirerire ryo gutindana n'Imana. Isengesho rigufi ryo gusaba Imana ngo ubushake bwawe ntabara vuba, ndengera vuba. Hanyuma ndababwiza ukuri ko Imana ishobora byose, yamamagaye nkabamagaza imbere nk'umushumba wanyu. Sigaje ibindi bintu 3 nzababwira ngarutse. Harimo amasengesho usenga uvuze induru, ayo usenga uvuze buhoro, ayo usengera mu mutima yitwa meditation. Nzayibabwira ikindi gihe twongere tubiryoherwe, ariko muri duce bugufi dusenge. Urifuza ko amasengesho yawe azajya asubizwa 100%?
turifuza kubona ibisubizo by'amasengesho yawe 100%. hindura uburyo bwo gusenga, musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose mu buryo bwo gusenga, musengeshe umwuka iteka. Mwami Imana yacu mu izina rya Yesu, turi imbere yawe kuri uyu munsi, uradukunda, utwifuriza ko dusenga, tugasenga mu buryo bwiza, tugasenga mu buryo twatekerejeho, tugasenga amasengesho udusubize 100% kuko uri umubyeyi. Tugira byinshi bidutwara kure yawe, tugira byinshi bituma Mwami Imana tutaryoherwa no kuba imbere yawe, tutaryoherwa n'amasengesho. Ibyisi bikadutwara, abisi bakadutwara, imibi ikanoyisi ikadutwara, Satani akaturiganya ibyiza byo kukwegera, Satani akaturiganya ibyiza byo kwegerana nawe, Satani akaturiganya ibyiza byo gusenga mu kuri no mu mwuka, tukabura ibisubizo, tugasenga bikanga. Kumbi nuko twasenze nabi, nuko twasenze mu buryo butari bwo. Hanyuma muri inyigisho wangize ku mutima mwana, ndakwinginze ngo aba bantu turi mu iri teraniro ndetse n'abandi bazadukurikira, ndakwinginze Mwami Imana kugira ngo udutere mu inyota, udusuke mu icyaka, udushyiremo ubushake, udushyiremo ubushobozi, dushake mu maso hawe, kuko ijambo ryawe riravuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro iyo asenganye umwete. Twabonye ba Danieli basenga, twabonye ba Mose basenga, twabonye ba Aburahamu basenga, twabonye ba Dawidi basenga, twabonye ba Paulo na ba Sila basenga, twabonye abitorero basengera Petero. Duhe imbaraga zo gusenga, tuvanemo ubunebwe dusenge, tuvanemo ubwibone dusenge, tuvanemo agahuge dusenge, dukundishe kukwegera, dukundishe kuba imbere yawe, dukundishe gutindana nawe, dukundishe gufatana nawe ibihe, dukundishe gusenga Mwana, kugira ngo twe experiencinge ibitangaza byawe, kugira ngo twakire imirimo n'ibitangaza byawe, kugira ngo twakire amasezerano, kugira ngo tube mu bisubizo byacu, twakire gutabarwa kw'itorero, twakire gutabarwa kwacu bwite, nuko tuzaba mu masengesho tugasenga mu kuri no mu mwuka. Urakoze Mwami Imana, turagushimiye kuduhaye umugisha mwinshi, tugukomeye amashyi, tugushima, tuguhimbaza, tuguhaye ikuzo, tuguhaye ishimwe, tuguhaye icyubahiro mu izina rya Yesu, amen.